no. Wamufashe ko shango wari wizengo rero. No. Kantu ubona nzabona ibintu bijya mwino ndara. Aya no kwicara bisigaye ari karasi. Yewe. Yesu. Ayo ndanayizamura. Oho. Turage si. Kudwanye nta nibazo bikibona bikibuza amaboko yawe. Ambwa. Nawe ni bakireba. Sino umuntu yatanze igihumbi ko amafaranga y'umutekano agatanga igihumbi. Cyabona ko igihumbi koko nagishyira mu. Yewe. Amafaranga nayo turayarya we. Cyaba mudugudu ndagasoma mudugudu sinzavamo. Sinzareka kuyoba. Haye mite bami. We twariye we. Ndoriza ndagaso. Nabari basangura hano. Ikomere. Ariko shaka urambwa ngo komera koko ni urima igenda n'agomba bitanu kuvuga ngo komera iki. Ari bitanu. Ibibazo bijya abaturage twaragowe nawe urahwara. Uraruhure kuvanga ibindi bibazo. Ibibazo warwo ubone ndangiza bizajya mu gusa. Navyango kumara ukwezi utatanga amafaranga y'umutekano. Mareka mubwira ikigenza jewe. Mbwira vuba. Hari akagabo gikambera beje. Akagabo gakwera beje. Kambera beje. Akwera beje guterera usasa. Uko ntashye ndubura kavuye mu rugo rwaye. Kavuye mu rugo rwaye. Umugore wanjye karamwigaruriye. Uko ntashye turahura. Byo tumaze kuhura. None se cyangwa umugore wawe ntabwo ubimukura fresh. Ntabwo ubimukura fresh ko ngo none akaza. Yesu. Karamusha. Akono ukagukora amakosa amaso ukagabonika. Rero kamubwira nimba utanye muri kibazo. Zafata umuhoro nka tembe. Ndabaye ukagabonika kandi. Kakandi ka cyaka kamwe kaba hararuguru. Ako cyakarananiranye muri umudugudu cyakarananiranye. Kakuregeye ubwo ngubwo nyine. Nutagakurikirana. Ndabyumva kijya cyanda kinga unaceka nyandika. What be this? We mudugudu ngenda ntabwo nabyihanga. Umuntu w'umugabo ko kagenda n'abana. Ngo uri muraza kurira ajya bakuta muke. Bagakocho. Anje nabona waruhu uri murara mu rugo rwanjye uri midege 30. Kumugore wanjye Yesu abagore bawe reka mabwiza ukuri ndambi bibazo byanga muza muganga abagore banjye cyaka ndamwita neza cyaka mwije dutanye muri kibazo cyaka ndamwita none se sasa rero cyaka naza mu rugo rwawe icyumweru cyose mu rugo iwanjye ese cyaka nta mugore wundi agira ngo ngenda bizi akuru cyaka unira abaye abantu batanu baza kureka cyaka kamaze abagore babandi mudugudu ko nje nutanye muri byanjye urabizi nawe turazana nge nukambe nge ukubita umuyobozi nawe urabizi mudugudu se ngenda biyobeye ko mudugudu tumuye ibibazo akayanga kubikemura bari giye mudugudu bo nibyo ushaka gutimbura buretse aho iyo ndanda yipfumura buretse nawe Yesu baka mabyara ari mahanga hari maya duhuriri wanje mukanya tubikemura cyaje cyo cyane ndagitemura Salama umugabo. Salam. Imeze bite? Ni sawa. Mvuye kwa mudugudu. Kwa mudugudu habaye iki? Abyihore. Cyaka yambariye umugore neza ryo. Yenda wowe wasanga ugiye ari ibitoki bakwivye wegereye. Ngo iki? Cyaka yambariye nako nanjye umugore wanjye nanjye ni mfite. Gera arahari. Ari. Teka ye. Ndumva nenzara itangiye kuri ikimonda yanjye yo mboye natishije kujyamo. Teka ndeko umukozi wayishiye ndeko nawe nawe nibyo kujya. Urajya mu dugu garuka. Wewe kama uri kumwa hawe kizero wewe muri kibazo kama ntukeneze n'undi kintu. Icyo kibazo cyo kimudugudu. Mfitanye ikibazo. N'umugabo uri hariya cyaka. Ubwo nawe ni cyaka. Ariko se cyaka ko numva abaye cyaka mu mudugudu wose. Cyaka yantereye urugo. None se nayo n'urugo rwawe yabye gute? Ariko Emmanuel n'imiti nibayifata ngo ndakemura ikibazo cyane. Ziriho bamukoreye. Ndambiye kuva mu mateka. Turakubambana nawe. Nacyaka. Yesu. Ikibazo cyanjye turakubambana nawe. Ibintu no cyaka abaye cyaka mu mudugudu wose. Akamuguza ukuri. Cyaka nje kumufungisha. We cyo ubutabera ku bagore bacu. Ikibazo cyane ndacyumva reka. Baje bakemuye kino kibazo bajye kundebera cyaka. Aro. Akizi. Ni mudugudu muri kuvugana. Mutekano uri hehe wowe na polisi? Ndabashaka hano muri. Mubanguke mfite ikibazo gikomeye. Ni mubanguke rwose. Mubanguke. Jesus is Lord. Umuna bataza nawe. Komera mudugudu. Asa mudugudu nduru numva uri muratera ngo bimeze. Oya ngiye nta mikomere muri umudugudu giye rwose. Yagenze ute? Ahubwo nibirinda nibimera nabigiye gute. Jewe mudugudu
yegura muvemo Nuko ko tuba twarinze neza umutekano rwose ari wose. ariko se mwarinze neza cyaka amasaha abagore babandi mwarinze Umutekano ni wose kwenda bya. cyanga namwe muri mu ndaca Reka reka. nanda amwe muri Wa. mbara ikintu batubirije mu mwaka niye ndabizera nk'abantu n'abashyizeho ndavuga ati ni murashobora mugende mu ndebe mu bitacyaka umusa kandi barabyiza mukazana gatura Ugize ngo nuko reka tube tugiye. mwe nimugende mukangezo mugende Sawa sawa. Minota ingahe hey Salama rubyo. Salama cyane rwose. Kubyuza se wagazanga wabyagenze. Shana ndi kuganira n'umusore bita Cyaka. Niwe dushaka we. Cyaka ntabwo wabuze ahantu agiye ma. Cyaka uramushakira iki se? Cyaka ma. Cyakura yamaze abagore babandi rimara borobora kuri umunsi Yamaze abagore babandi. Aririrwa jomvagura niko kazi. Cyamayo nase muramushaka. Turamushaka ahubwo twereka hariya. anyuze hehe Asize amwe akagiye kureba umugore bita Bidio wawe. mama we nawe agiye kumurobora yaba we Reka duteshe. Niwe mugiye kureba. reka uruzi nibi cyakabura kuva rimara kuyegereza umugore wa upe Shanje namahanga kanuye pe. yo niyo nama nakugira Baje namwica. Bana yanjye. No. Ngoba habaye iki? Asha wanzi umunsi wanje, asha uyu munsi baranyenyura nukuri. Uyu munsi baramvuna uko mbibona ariko kandi gatekerezo hari umugore narajya kureba wandajya kwa rwaga kocu bita Bibiyo ariko ndagiye pe ariko noneho mbona umuntu umva ngo drone iragenda umva nzajya cagira ngo menye ibisasu mu bitugu reka Jesus cyakara. kandi kacha Cyakagararaho. akoze murambaza iki mutwe abagore babandi wiri guswera aha hayi baswera se ngiye mwebwe ngiye urwo runuze rwawe rwose wiki urwo runu rwawe wiri kubashora none se ubundi muri kumamagarira Hagarara tugukire mu dugudu. wiki Uyama niwe. reka ahubwo reka Bamana urabona kari kwiruka cyane. Cyariya ntange cyo. reka ngende Wamufashe. Bashaka wari wizengo rero nguriruka. ese muteka ni mwebwe Turagushikiriza mu dugudu nta bintu byinshi. muteka ese ni mwebwe se nagucika ngo ndamuzi na pressing muri kubana nagize ubwoba numva ari inyamaswa by'inkazi none wapu mwebwe bimeze nk'intare reka bimeze nk'intare twarahuye turibirana Ibase kuri. ariko nta bindi nakoze Cyaka no ntugende ari mu bitaro sha No. Reka ye. bagiye kumureba koko katasara kajakabanani ako se mutu ako nizeye ko ndi kuri uyu mugabo niwe murarota rata nje basanze umuhanda bahita banyandurura bagere barangera kwa mukugereje ha reka tube tugiye kwinywera kana oya mwe mumusizi Katumusige. ako tumisha muri ndavuga Yesu waba ngiye ntabwo nawe uhagaze ako se mutu byari naje kuba ngo umudugudu ngiye ntabwo ngiye nyina nawe ako se mwana wacu ko twaryanye ubunyano uri kunyitura kunkubita ako cyane umunyana nawe uri mu bagore abandi wirisha ndumubaza wowe wazashaka umugore wawe Yesu. uzashaka umugore wawe kwizukuri umugore se uva mu kwizukuri rero aho muri ngiye nta n'icyo ako se nshaka umugore aba bandi bakungiye reka mamagare buri kamamagare imodoka izi kujyana ubu kanyamagare kabisa raro oya je musanga hari wanje kwa mudugudu nyine cyaka rwose cyaka amazaba kuri abandi pida shaka mu munjanira ewana mu mujyane kabisa mubahuka imodoka muyizane kwa mubahuka rwose mubahuka kabisa mubahuka dore nagafashe Reka ye. Chaka je. Neza bako kwa je. Ugize ngo. hari umukunzi wa giriyaje ajya umwana Ako shaka. No neza barabaturage banyicira. Ayo we.